Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakusura ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ukora ni kimwe, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira mwa kino kizame. Iminota bakora ni iminota 20, ariko kwa kino kizame iba ishobora kuyirengaho kubera ko dushyiraho n'ubusobanuro kugira ngo mubyumve neza. Ndakeka ko rero mwamaze gufata agapapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu, bibutsa ko kode ziri kuboneka ahantu hose waba uri mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikibazo ikizame nk'iki ukagira ikibazo, cyangwa mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Aho waba uri hose turakwigisha, aho waba uri hose upfa kuba ufite zino telefoni zigezweho, turakwigisha amasaha ushakira ayo ariyo yose. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite. Gifite ishusho ya impande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo w'umutuku. None bari kukubwira ngo kino cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B ikavuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, na D ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, na B ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, D ikavuga ngo nta nzira ihari. Akaba bashyizeho kino cyapa bakwereka ko niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga nta nzira ihari. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibuza ko video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera. Ni amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ateguye neza, harimo ibyapa, ibiburira, ibiranga, ibitegeka ndetse n'ibindi. Ikintu ukora ni kimwe, uhita ujya muri comment ya mbere araba ari iyo link cyangwa ahantu wakanda igahita ikugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo nawe ibibazo nk'ibimeze gutya byerekeye ku byapa, murabizi ibyapa bakunda kubibaza iyo batabikubajije mu buryo bw'amashusho, hari igihe babikubajije mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu ugomba kuba warabibonyeho. Rero ujye muri comment, video ya mbere araba ari ibyo byapa byo ku mihanda. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa baduhaye ku kibazo cya kabiri. Gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? Mbibuza ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho uburira umuyobozi icyago gishobora kumutungura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B ikavuga ngo iteme rinini kandi rirerire. C ikavuga ngo ifungana ry'umuhanda. D ikavuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Murabona ko kwa kino cyapa ni icyapa kiburira. Kwa bino birango byo bigize kino cyapa urabona ko umuhanda watangiye ari munini, ariko ugeze imbere habaho gufungana k'umuhanda. Impamvu ari ugufungana k'umuhanda, uri kubona iburyo hatumye habaho ifungana, n'ibumoso hatuma habaho ifungana. Naho hari ibindi byapa nabyo, ariko kano karongo kamwe kaba gahagaritse neza katagondamye, akandi akaba ariko kagondamye, bikagenda rero bigira ubusobanuro butandukanye. Rero kino cyapa cyo iyo hose byageze imbere bikafungana, hose hagatera gufungana ari iburyo cyangwa ibumoso, igiso cyanya cy'abari C, ifungana
ry'umuhanda. Mbibutsa ko bino bibazo tuba turi gukosora n'ubundi nibyo bababaza. Impamvu uba ugomba kugikosora kino kizami ukitayeho, hari igihe ugiye gukora ikizame ugasanga hajemo ibibazo birenga 5, birenga 8 ari ikizami kimwe wenda wakosoye. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe utsinde nta kindi bisaba, no gukora imyitozo ihagije. Gatatu ikavuga ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye utwaye ikinyabiziga, ese wakora iki? Iravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, ukaba ushobora kumwitaba cyangwa se ugahagarara ako kanya. B ikavuga ngo kutayitaba cyangwa se ukamureka. C ikavuga ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba cyangwa ukamaza ugashyira imodoka iruhande ukabona kwitaba ukongera ukaza gusubira mu kinyabiziga nyuma. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se B na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Kutayitaba cyangwa gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cya nyacyo nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba, nicyo kintu uba ugomba gukora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nicyo wakora mbere yuko uhindura icyerekezo. Wari uri kugenda, wenda wari uri kuzamuka, ukeneye gukata ngo usubire inyuma. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitondera iki? Iravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Aya matara ndangacyerekezo baba bari kuvuga ni ibinyoteri. Ukagenda ugatanga ikimenyetso cy'ukuboko, ugakora nk'akaboko ugacisha mu kirahuri, ugatanga ikimenyetso ko ugiye gukata. Mbega ngo utegereze neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo, cyangwa ukamaze ukanareba ukavuga ati se ahantu ugeze hanyemera guhindura icyerekezo, kuko hari igihe wenda ushobora kuba uri mu muhanda w'icyerekezo kimwe bikaba bitashoboka ko uhindura icyerekezo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ariyo na B ikaba ariyo. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye guhindura icyerekezo, ni iki uba wakora? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbere yuko uhindura icyerekezo uba ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ndetse ukanitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo ikibazo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ukeneye kunyuranaho, ese wakwirinda iki? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, amazi ukareka ukava mu koni. B ikavuga ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe. C ikavuga ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. D ikavuga ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba kwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ni nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Iyo ugeze mu koni ubundi birabujijwe kunyuranaho, uba ugomba kudeka ukava mu koni ukabona kunyuranaho, kubera ko mu koni hari igihe umuntu aba atari guhita areba imbere mu ntera runaka. Niyo mpamvu uba ugomba kwirinda. Rero ushobora kuba watangiye kunyuranaho wenda ari cya kimodoka kirekire, hakaba hahise haza nk'indi ugasanga ubateje ibyago, kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitonda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igihe ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Iravuga ngo umuyobozi. B ikavuga ngo umuherekeza. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iyo bavuze ngo umuyobozi ntabwo baba bavuze ngo umuyobozi wo mu nzego za leta. Ashobora kuba ariwe utwaye ikinyabiziga, ariko umuntu wicaye kuri vola
umuntu utwaye moto, abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. B, umuherekeza ni nka babandi mujya mubona bagenda nko hejuru y'imizigo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ikinyabiziga cyose kigenda cyangwa ibinyabiziga bigomba kugira umuyobozi wabyo uri kubitwara. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe iki? A iravuga ngo abanyamaguru, B ikavuga ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano nabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye iba yaragenewe gusa abahe mwa bino bintu baduhaye? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, abanyamaguru. Ese ni B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ubwo bari kuvuga nk'amapikipiki cyangwa za velomoteri cyangwa n'amagare, nibyo binyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku kapapuro. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ayahe mabara? A iravuga ngo ubuso ni umweru. Ubuso ni umweru. B ikavuga ngo ikirango ni umutuku n'umukara. C ikavuga ngo ikirango ni umweru n'umukara. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kiriya cyapa gisobanura gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere kirangwa n'amabara asa ate? Mbibutsa ko video y'ibyapa uba ugomba kuba warayibonyeho kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ugende muri comment ya mbere araba ari iyo video, yikandeho urushaho kwihugura kugira ngo nawe winjiye mu mubare w'abakora rimwe bagahita batsinda. Nkomeje gushimira abantu mukomeje kujya mutwandikira ko mwatsinze, ukaba wavuye gukora ariko ukavuga ati ndasubira kuri channel nandike ko natsinze. Muri abagaciro mutuma ngira courage yo kujya mbarebera ibizame byose byakozwe uwo munsi nkahita mbibashyiriraho ko mba ndikubona ko biri gutanga umusaruro. Ikintu muzajya mukora no guha inshuti zanyu n'abavandimwe nabo mukabasharinga bakiga bagakora rimwe bagahita batsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni ikihe? Hano bakubwiye ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Iyo bakubwiye ngo amabara y'icyapa uvuga ubuso, ukavuga umuzenguruko, ukavuga ibirango, ukavuga mbese ibara ryose riri ku cyapa. Ariko kuri A bahise bivugira ku buso gusa. Kuri A bavuga ku buso, B bavuga ku kirango gusa, na C bavuga ku kirango. Niyo mpamvu hano igiso cya nyacyo cyabaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Mbibutsa ko na video y'ibimenyetso bimurika namaze kuyibakorera iri ku YouTube, ushobora gusubiraho ukareba izo video kugira ngo dukomeze kujyanirana. Ibyo bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu biri kuyobora abagenzi, ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari cyangwa se iyo ishyira bimenyetso bimurika byagenewe ibinyabiziga bidakora. Murabizi bira bimenyetso hari igihe kigera bikaba byapfa, wenda bikaba bitari gukora. Niyo mpamvu hano igiso cya nyacyo kibaye A, kikaba na B. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga
ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo biba bitagomba kurenga? A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza, subizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wari amaze kugihitamo, ndakeka ko wari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga mu metero 1 n'ibice 25. B ikavuga ngo santimetero 30. Bibutsa ko metero, santimetero, ibyo yose ni ingero z'uburebure. C ngo santimetero 75. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza rero, uhitemo iso cya nyacyo, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 26 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'amasaha ubonekera, bitewe n'imiterere y'akazi ukora. Tuba dufite dokima twakuha ugajya ukora rimwe ugahita utsinda. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni A, metero 1 na santimetero 25 cyangwa metero 1 n'ibice 25. Murabizi metero 1 bingana na santimetero 100. Ubwo rero kuvuga ngo santimetero 125 cyangwa kuvuga metero 1 n'ibice 25 byose aba ari kimwe. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga hari igihe kigera ukaba utayakoresha, none ni mu bihe bihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyandika ku papuro uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo iki? A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200, ukaba wabasha kureba muri metero 200. B ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ngo iyo ari mu nsisiro. D ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano amatara maremare y'ikinyabiziga abatagomba kumutamurika mu bihe bihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ikinyabiziga kiba giturutse imbere yawe nawe uri kugisanga mukaba mugiye kubisikana. C ngo iyo ari mu nsisiro. D ngo ibisubizo byose nibyo. Hano rero iso cya nyacyo nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Impamvu uba ugomba kuzimya ari amatara maremare y'ikinyabiziga no kugira ngo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rudahumisha uwo muyobozi uri kuza gusanga, bikaba byabateza impanuka. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisikana uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga kugira rura rumuri rw'amatara maremare rw'ikinyabiziga cyawe rutabonesha uwo muntu mu maso, bigatuma atareba imbere neza, bigatuma akora impanuka. Ndakeka ko rero wari umaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wari umaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo iyo ikinyabiziga kitakikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga, bwiye byapa ndanga bari kuvuga ni ibyapa, ni plaque, bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A iravuga ngo ibyumweru 2. B ngo amezi 2. C ngo ukwezi kumwe. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ikinyabiziga cyarakoze impanuka kitagikora, kitazongera gusubira mu muhanda, cyarangiritse ku buryo bukomeye, cyangwa ikinyabiziga cyaroherejwe mu mahanga, ibinyabiziga ndanga byacyo cyangwa plaque biba bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro bishinzwe imisoro n'amahoro. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute?
Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, amezi abiri. Ibyo bintu uba ugomba kubikora mu mezi abiri. Murabizi ibinyabiziga birasora, rero ushobora kuba icyo kinyabiziga cyawe cyarapfuye cyangwa kitagikora, waba utabivuze bagakomeza bakajya bakubarira imisoro. Niyo mpamvu uba ugomba guhita ubimenyesha ibiro bishinzwe imisoro n'amahoro. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano ikintu ugomba kumenya ku tugarurarumuri cyangwa ibikoresho ngarurarumuri, ubwabyo ntibyaka, ariko iyo urumuri rukubiseho ku kinyabiziga cyawe cyangwa urundi rumuri bihita bisa nkaho byatse. Urugero nk'irangi ngarurarumuri, ndakeka ko wenda abantu bagendeye mu muhanda kenshi habaho n'irangi ngarurarumuri, wenda bakarishyiraho bashaka kwerekana inkombe mpimbano z'umuhanda. Ikinyabiziga cyawe cyaba kiri kugenda ari nka nijoro, amatara wenda atari kubona, umuhanda utamurikiwe, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubitaho ugahita ubona iryo rangi riratse, ugahita umenya niba wenda ari inkombe bashaka kukwereka cyangwa n'ibindi. Cyangwa hakaba hari n'ibyapa bikoze gutyo ku buryo uturuka kure, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubitaho ukabona icyapa gisa nkaho cyatse kiri kubengerana, cyangwa kikaba nkaho cyatse ku buryo wahita usoma ibintu biriho. Rero ibyo nibyo bita ibikoresho ngarurarumuri cyangwa utugarurarumuri. Rero iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, beka ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cya nyacyo na B ikaba ari igiso cya nyacyo, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo ho babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe, ni A iravuga ngo kilometero 20 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 35 mu isaha, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite iri kugenda mu muhanda, uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese niwe muvuduko iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko w'izi modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zikozwe, aba ari wa kangahe mu isaha? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kwa ku bintu bimeze gutya biba bigoye uhita mvuga ngo igisubizo cyakagombye kuba iki. Kubera iki? Hano bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya. Hari rero naho bavuga ngo iyo ari mu nsisiro, hari naho bavuga ngo iyo bitewe n'imigenzereze yo mwako karere. Urumva biba bigoye guhita mbabwira igisubizo cya nyacyo. Hano biterwa n'ahantu uri, bigaterwa n'imigenzereze y'aho hantu uri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujije guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ahantu hose ntabwo wagenda ariko hahagarika ikinyabiziga, hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarika icyo kinyabiziga cyawe. None bari kukubaza ngo ni hehe? Iravuga ngo imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi,
hakaba hinjirwa hanasohokerwa abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Se ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A. Mbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga cyawe ugiparike mu muryango w'urusengero. Ntabwo wagenda ufate ikinyabiziga cyawe ngo ugiparike mu muryango cyangwa mu mwinjiro w'isoko. Niyo mpamvu biba bibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibikurikira. Amaze kureba ibiki? Areba mu muvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kwirukanka bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, se ngo umubare w'abanyamaguru, ndeka nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umuyobozi ugenda mu muhanda ariko umuhanda ari mutoya ku buryo kunyuranaho nta nkomyi bitashoboka, ashobora kunyuranaho ariko bigateza inkomyi, ngo aba yanyura mu kayira k'abanyamaguru, ngo ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta gihe biba byemewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo ari D. Wanyura mu kayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari he? Hano rero ikibazo cya 18 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura muri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. A iravuga ngo amatara ndanga, B ikavuga ngo amatara ari imbere mu modoka, C ikavuga ngo amatara ndanga burumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Birabujijwe gukora andi matara. Birabujijwe niba ikinyabiziga gifite amatara ukagenda ngo womekeho ibindi bitara utamenye iyo byavuye, biba bibujijwe. Ariko ngo ibyo ntibireba amatara akurikira. Ese na ya matara yo biba bitareba ibyo? Rero ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cya nyacyo. Rero ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka yo ibyo ntabwo biba biyareba. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. A iravuga ngo umutuku, umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kiriya cyapa cyerekana ko inzira giteyeho idakomeza kirangwa n'ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara asa ate? Bibusa ko iyo video y'ibyapa urayibona muri comment, araba ari comment ya mbere kugira ngo wihugure ku byapa n'ujye ugera ku bibazo byaba ari iby'amagambo cyangwa ari iby'amashusho, uhita umenya ibisubizo bya nyabyo. Ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko uhita unyandikira nkagufasha. Murabizi intego yacu no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Igisubizo cy'ukuri nta kindi hano, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C, umweru n'umutuku. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba umunsi y'abantu 6. Umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Iyo modoka ikaba ifite imikandara ikaba igenewe aba bakurikira. Aravuga ngo ikaba igenewe umuyobozi, ubwo akaba ari umushoferi gusa igenewe. B ikavuga ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, cyangwa na wa mugenzi wa wicaye ku ntebe y'imbere.
seka ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma cyangwa ikaba yagira n'indi mikandara ku ntebe z'inyuma. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ikaba ifite umukandara wagenewe umuyobozi cyangwa kuri B umuntu wicaye imbere, cyangwa kuri C n'abandi bicaye inyuma bakaba baba bafite imikandara. Ese hano muri iso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A niyo, B niyo, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ikintu usabwa ntabwo uvuga ngo ndakosora ikizame cyakozwe uwo munsi gusa, ahubwo n'ibindi bizame byose uragenda ukabikosora. Murabizi nibyo bibazo bikunda kugaruka, ukabona imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. Kino kizame dukosoye rero birashoboka ko ushobora kubugizamo ikibazo. Niba ugizemo ikibazo abantu muri kumwe bakaba batagusobanurira, hita unyandikira cyangwa umpamagare kuri 0788931626 nkusobanurire ubyumve neza biruseho. Serivisi yo kugusobanurira araba ari ubuntu. Ikindi, uramutse wenda ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa ukeneye ko nka kode, murabizi hari abantu benshi bajya batwandikira batubwira ibibazo bagize bari gusaba kode, ugasanga bidusabye kugira twandikire ku irembo kugira dukosore icyo kibazo, ariko nk'iyo ari twe twayigushakiye nta mbogamizi zibonekamo. Rero weho ikintu usabwa no kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788961626 tukagufasha mu gahe gatoya. Ikibazo ufite cyose tukaba turagikemuye. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, kandi intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Abari hafi gukora amahirwe masa.